Yo maniga man. Imeze bite. Wala kabisa umusaza kabisa muramubona aha ngaha yambaye uburyo budasanzwe. Man none se iyi sentire man. Twarahebye. None se iyi pandaro wambaye man uhahira he? Umuntu nyambika tu. None se ni kote se? Cyamaye gasha wala cyokoze uragemeje kabisa uyu munsi. Kalise urimo uramubona gute uno mugabo? Ukimubona hari ibintu bita byibwira umuntu ni umukomedian biramu. Uramubonye uhita umubonamo komedi se? Kamufashe ariko uhite kuraje izuba rimeze nabi. Yo this is the select Simon number 1 kabisa ni wa musore wanyu umwe mukunda cyane MC DJ Villa wagarutse kuri Promesse TV ari kumwe na Clarisse Iranzi. Clarisse ndakuvuza ariko abantu baryoherwa iyo wivuze. Rego seka neza. Muri kumwe na Clarisse Iranzi. Wow kabisa Clarisse Iranzi uramubona ariko urabona iki cyana sero natadise. Ndaza kubwira. Yo. Ese ni mwewe. Akose uyu yarari baratwumviriza mane riyo baba. Iki ni cya gikinye dukana. Oya ntabwo wena kuguhoberaho rwose. Kandi shaho. Bakora. None se we bimeze bitemanye. Wena ndareba ndavuga ntabwo nabyihererana. Meze mbona mutwika mwe nanjye ntatwe. Urarebye usanga ni wabyihererana. Ntabwo nabyihererana rwose. Nubwo nje nkarwivanga ariko munyihangane mu kwivanga. Nuko bimeze. Uyiba bwita Bondo. Ako kantu se. Ako kantu rero nagari sawa. Ako kantu nagari sawa rwose. Nago gasengeye. Nakanditse muri script. Yes, murabibona yuko kabisa hano muri studio twakiriye umukomedian tukakira kabisa n'umwakteri. Umwakteri umukinnyi wa filime kabisa. Nkuko rero nabibabwiye kwasuye kuri club harya ni club hano kuri Sport View. Club hamwe mukorera kuri Bondoji TV show. Kubera ko tuba dukora mu bintu byinshi tuba twagerageje kugenda tubyitiranya niyo mpamvu hamwe twabasuye kuri club tugasanga hari urubyiruko rwinshi. Yani kuri Karabu Rafiki. Yes, kuri Karabu Rafiki. Yes, akaba ari groupe ya Mama Nike muzi muri Stimed icyamamare hano mu Rwanda. Mama Nike ni icyamamare. Yes rero aba ni bamwe mu basore ba Mama Nike siko bimeze. Reka dutangire rero mwibwira abakurikiranye Promesse TV muri aka kanya. Reka duhere ku mukomedi. Okay, munakoze cyane ni Rubondo. Yaje kwasusurutsa. Rubondo? Ya. Nise Rubondo niyo mazina ababyeyi bakwise. Niyo mazina ababyeyi banyise. Ikibondo rifite rero. Ibondo ryo ni ikintu banziho kuva kera nkiri muto nyine. Ariko banzu dufitiye udushya twinshi cyane rwose muhumure umunsi turi kumwe ibintu ni sawa cyane. Yes, reka twakire hano nundi musore. Bro. Ewana kabisa ariko wambaye neza. Ni kwa kundi cyangwa se kari ibintu byanjye kuva na kera. Ewana wifunze kabisa. Usko wajya ngo ni Diamond, harya ni Diamond. Ni Diamond. Ni Diamond mu Rwanda se. Oya ntabwo ari Diamond mu Rwanda. Ahubwo ni Papa Drip mu Rwanda. Nese Papa nde? Papa Drip. Papa Drip sakira filime. Cyangwa ni Papa Drip mu Rwanda. Sorry. Karari. Ndi mu kiganiro. Barasekeje rwose. Reka rero atwibwire harya ni Papa Drip. Reka Papa Drip atwibwire nawe. Yes, my name is Eric Stonchide Superboy Sama ntibagwe ntahita ko ntimutara rwamutse mu butagira konje no kucyungira nkora abanze neza baze ko nitwa Professeur Cyucyu. Ukora mu nganzo? Nka mu nganzo no nkaririmba subwo ni ibintu byanjye. Nawe ukibona tubyibwira. Ngo buza turi nkubito ya rwamucya binkwakuza biwanyu birahi. Naho. Ngayo ngoko. Yes rero tudatinze turabizi ko aho mudukurikiranye ariko bwa mbere na mbere like comment subscribe na kakazogera kakandi
kandi nyine ukoraho kagahita kavuga ati ngo mwa. Yes rero aha mugiye kutwereka rero sasa rero mugiye kutwereka icyo muzi. Turahera ku mukomedi, turahera kuri Bondo banza twiyereke sasa muri aka kanya. Niwe musore mu Rwanda wambara neza. Ko bani niye fashion kwambika bani. Kubaza n'abantu wambarira. Asako yambara muri Cyucyu. Ahantu wambarira rwose. None se iyi pantaro ni wewe wayiciye cyangwa yiguze imeze gutya? Iyo nyifuza nshyiraho umurinzi. Batayiba. Bondo abagukurikiranye bakwitezemo byinshi. Yes. Reka tubanze tubabonge. Harya mu Giswahili baravuga ati ngo guki. Aburetse nda. Puka kamoja. Bavuga guki. Agaswahili. Mu Giswahili bavuga ati kopa. Abafana bakomeza kunteka. Kopa kamoja. Copa Abafana ndi mu kiganiro. Copa America. Reka rero Bondo tutagiye tubwakira baza twiyereke. Nyamuneka mureke Bondo baza bereke. Murabibona Bondo ariko. Man, Bindabimenyaga. Je? Urabimenyaga? Ariko se arabifata neza. Arimo abifata neza. Je? Tereka. Ese ko mbona wagize cya kibuno cy'abadamu. Amaye. Ibi siporo. Egoko. Oyo. Gaho da. Ini tekinike mu bata. Nise ibyo bintu Bondo. Ase Bondo agira amagufa. Bondo ibyo bintu ubikora uti. Ndebera mu nda. Ndebera. Kananje ngaruka ubwagiye. Rankanze. Aragukanze we. Cyamaye. Gayo go. Ndebera aha ngaha Bondo. Uyu muntu ariko ntagufagira nge nibyo nabaza gone. Kono w'inyamirambo banze. Amaye nka Bondo no w'inyami Jose ariko wamugana. Ese ibyo bintu inyami Jose bajya babishobora. Arabyishe. Oya, ngiye kumuka mu murenge wa Buzinga Njwiri. Mu murenge iwacu twugarijwe n'amavunja ariko ubu nge narakize. Narakize. Niyo mpamvu ufite umwate wanze gukira. Ubusaka ni kabayera. Kabaye? Moja. Ariko karari ubonye umusore? Uramubonye? Kunagiye shyira gufata hangaje narindi kuvugana amagufa agiye. Kwako yaba yafite ntabwo. Aha! Comedy Bondo. Yes, reka twakira undi musore. Katwakira undi musore. Aha ngaha. Actor. Yes sir. Actor bimeze bite? Ni fresh avec fresh. Ni fresh avec fraîcheur. Ewana, tugiye kwemeza aba bantu. So ahubwo arye mba nibaza. Ese nze nk'umwagiteri, nze nk'umuririmbyi, nze nk'umusizi, mvuga iki nkora iki ndeka iki? Wowe nugira ikibazo aha ngaha, urumva? Nushaka n'ibindi ufite byose ubigaragariza. Nta kibazo. Burya bajya bavuga ngo n'umuririmbyi iyo aririmba burya nabo bari kwagitinga. Sibyo? Kwagitinga nkuri gukina cinema, kwagitinga nkuri gukina umuziki, kwagitinga nkuri and so on. Nicyo ngeza narakimenye bonsigaye mvuga mu tundu duke. So icyongereza duherukana z'ikinyarwanda gusa none ndumva wari province Yes niko bimeze. Nyuma y'ibyo byose rero ngiye ntabwo natekereje kuza kwagitinga nkuri gukina filime. Naje gutegeka ko niko bwagitinga nkuri kuririmba. Icyo cyo ngitekereje nyuma y'uko mbonye no mukobwa mwiza muri kumwe. Ariko wamubonye cyana umwana wamubonye numva se nta kuntu bura waba umuntu ije ugatabyira ngo mugutije iki muko nakosori kwa mungopa ugace ese umwana baramutiza we nako ntumuntiza umungope ujageze ku mungopa oya mugukopa se oya okay ntacyo basi
gukopa neza no nta kuntu waba umumpayo gatoya basi tukagitinga naho ko numva nyine ku kantu nshaka kugenda yani neza ese ko numva nshaka kumuririmba basi ushaka kumuririmba numva nshaka kumuririmba nta kibazo ariko namugokopye nta kibazo ariko namugokopye nkuririmbe nabi uko ubishaka uko ubibona ndumva namuririmba nabi ngo ndi kwakitinga nkuri gukina umuziki yes rero abagukurikiranye bakwitezeho byinshi reka tubanze tubabonge nkuko natanye mbivuga ko nitwa Eric Stonji the Superboy ubwo urumva iyo ni mu njyana yo kuririmba mu njyana yo gukina nkaba nitwa Professeur Cyucyu nk'umwagiteri wa filime niyo mpamvu nayivuze atereka nagitinge nka Eric Stonji umuririmbyi maginga ya cyangwa se tuzaza no kujya mu mwanya wo kwagitinga nk'umukinnyi wa filime nabyo nta kibazo niyo mpamvu nayivuze ati umukobwa wamuririmba nkamuririmba nabi hari icyo byaba bitwaye Kona mukunga ngumungo pukabyanga bise bituma utumva namuririmba ugiye kumuririmba nabi ugiye kundirimba nabi wa ntabwo mbigukunda norakare wabyanze so wabyanze reka nanjye muririmbe nabi none urashaka kuririmba neza ntabwo yadirimba nabi so wamuririmba nabi ntabwo twaje muririmbe neza se ririmba neza ngaho nta kibazo emera ngugira umwami kazi ngukunde ngutuze mu rw'imisozi mukobwa mwiza ukizongerezi wasajije n'abapaparazi mukunzi mwiza nyiri miringa umutima wanjye warawutwaye egera hino nguha amafeza unsezeranye ko tuzabana ibyo nawe bikaba amateka urumva nakurimbye neza ariko numvaga nakamuririmbye nabi kuko yabanje kumukosona akaho bakubisemo n'udutoma manguse n'udutoma twatemera ngaho gato ariko kurimbe nabura binyemereye oya ntabwo mbikwemereye arabyanze kereka niba ari umu ex ufite ushaka rimba neza ndirimbe ndirimbe hip hop afrobeat iyo ushaka iyo wateguye wanjye singomara kutegura ahubwo nanategura ndi hano okay reka ndirimbe hano reka wenda kandirimbe mu gace ka hip hop sibyo Okay, made beat on the beat komeza ubahama beat easy beat ukubita zikubite mpaka zigere no kwacita bamwe bazita bagana inzira za giti ubabwire yuko njyewe stone jinge ntazita murabisi ndafata sibyo mbeshya ndashona iyi njyana iravuna benshi bubatse izina niyo mpamvu ndakina ntabwo mbeshya nimba mbeshya bibaze kavuna ndi sindi radio cyangwa mbe na radio iyo ndiyo sinjya ndeba ibiriyo ibyo biharira bareyo cyangwa ubibwire baniyo ibyo biharira bareyo kuko bakunda ibiriyo ntabyo kuntereta nyereka kumba amata ntabwo mba amata cyangwa gira amata ntabwo mba amata kuko mbora kwikarita muri Nyarwanda nge naza man ngo nago mbona amata kuko njyewe ngo nywera kwikarito ntabwo mba amata kuko mbora kwikarita hari utuntu barimo aradukomamo ariko ngo njyewe ntabwo nywa amata kandi mukaya nabona uri muri ayo nkwari amwitasi ariko ariya nuko nyine byari ariko ngese nashaka nuko nanze kubasuzuma man none se ko numva uzi kuririmba wangu ndagerageza umaze gukubita imizigo hasi hanze ingahe urabona abantu nkatwe rero turakora tukabika mu cyumba ntawe tujya tubishyira hanze none se arigenda numva abantu bageza kwa Yorashi kwa Element kwa numvisha n'undi muntu bajya bita oya ntabwo ari yere ntabwo ari we kwa Crema se oya nta Crema hari undi muntu waje ya muntu waje ejo bundi bita hari abantu bari bafunze bamwita cyangwa ni muri Promesse Tv oya ntabwo iyo studio nanjye nyumva Promesse Tv urayizi ko na mugatenga ndayize mugatenga urayizi none si iyo muziko kutayizana muri Promesse Tv ngigukorere uzi kiza ikibi cyanjye se nakano mbere buriya abantu tuba mu cyaro icyambere cyo bagufitiye kamera nziza ifata 4K ibyo byose ubwa mbere mbyumva urumva bafite studio itunganya audio ikagukorera na video nziza ibyo njya mbyumva ariko ikibazo kuhajya none harabura iki sindamenye icyo bisaba sindamenye icyo bisaba abantu tuba turi mu cyaro nitumenyibera Kigali kandi Kigali niho byose reka ngubwire urava ahangaha umenye ibisabwa muri Promesse Tv ndio nakaruka promotion ngiye kuza kujyanwayo upfa kuba wowe wahageze byose niho bibere haraba dufite abajene benshi baza hanga kuri televiziyo baje gushimira Promesse Tv bavuga ati kabisa iradufasha upcoming bakizamuka n'abahanzi bagezeyo nibo bakorera urumva rero kubera iki we batagufasha nyine ubwo urumva bajya bavuga burya ngo umunyarwanda bivuze neza ngo icyambere n'amakuru ngo bafite bamwibere n'akabanga bambwiye ngo bagiye gushinga rebo hapesi ngo ubwo zo beshye nyine cyambere n'amakuru ntago nakubeshye bagiye gushinga rebo bagiye gushinga rebo
Rebo bagiye gushinga Rebo nose baguze ikibanza barakiguze none ubwo urumva bajya kuyishinga bataraguze ikibanza barasijije baranubatse ariko se ku buryo iyo Rebo uyu musore uririmba rirajwi numvisha wajyana urugi bari gufungura bamugorora hari ukuntu bagutekeneza Rubondo mva ngubwire Rubondo ibyo bintu buza byo byisebanya buhanga ntabwo byo twabiteguye nje nimba abafana bankunze bakaba babishimye wowe urinde wo kuva ko ndirimba nk'urugi yego nubona wigaraguraga hara tukabikunda tukabishima wibwire ngo kuba nagufanaga n'umugore wanjye n'abana bamufana bwire ngo uko tutazakuva maze abafana bose bagahita bakubwana uko ntabyo n'uzanye gufana ushaka kuvuga ko Bondo agiye kugusenyera umugore niba afana Bondo ubwo ushatse kuvuga ko agiye kumutwara sibyo se mbabwira nyine reba nk'ungu atangiye kunsebya kandi arimbye neza abafana barabikunda we naza bakazagusura ku ikata ya comedy wowe yes ndi kumwe hano kabisa n'abakomediane nkaba ndi kumwe n'abakinnyi ba filime kabisa ibyo murimo murabona hanga kabisa aba basore murabona ko ari abahanga yes dusatira ku musozo reka duhere kuri komediani bukomediani Bondo ese twabonye hano wiyerekana mu mpano nyinshi zigiye zitandukanye ukora utuntu nyine tubona nyine dushimishije sibyo ese niyihe nego ituma ukora ibi bintu wari urimo ukorera ahangaha ubifitemo iyihe nego intego nuko nagira ukuntu nabitekinika nkaja ndabidevelopa bikagira ahantu byava bikagira naho bigana nkabikura wenda iyo mu cyaro nkagenda mbizamura bikava ahantu biva bikagera naho bigera ntukabeshye ubizamura ufite ubushobozi bwo kubizamura niba kuzamura bafite amafaranga ntimukajye mwiyemera erega nubwo bwose mujye muvuga ngo muturusha amakofi ariko nta kintu kirimo mujye muvugisha ukuri wibizamura kuko uza kuba ufite ubushobozi bwo kubizamura byakaye byarazamutse ahubwo abafite imbaraga mwazamuye Rubondo n'ubundi ko ari nka yanshi numvishe ngo hari ni studio Promesse iyo ngijagira bizamura ariko nawe wijye ubeshya Rubondo izagira bizamura bigereye mbejabase ikibazo rero nawe rero uri kubeshya Rubondo utamubeshye nta studio nimwe iririmba comedy nigeze mbona nta yibaho muri uru Rwanda ibi bintu yikaragaga hano urabona ibi ngibi babizamuye none se oya Promesse azaza imufashe nyine gutunganya izo comedy ahubwo gutunganya amashusho y'aya makomedi nako nagazaza kuyiririmba nawe nimba azaza mwirare bo numvaga ariko ntabwo ari ibintu byo kwikaragaho n'indi muntu wabizamura ngo bya Mystery kundi kuntu njya mbikina cyakwa karukeza nakubonyeho hageze ukumena amafaranga ntabwo yazahomba pe nukuri rwose abakurikiye hanyuma rero abakurikiranye no televiziyo babonye ko Bondo afite impano ariko atarabona ubushobozi bwo kujya muri studio akoreramo urumva ko akeneye ubufasha bufatika ndabikuvugiye cyangwa mwore kubyivugire kambyivugire nk'uko rwose umunyamakuru abivuze ngewe nkeneye umuntu wamfasha akanzamura ku mpano yanjye kuko biri kugenda kuza nk'ikote ryo namaze kuribona ipantaro narayibonye inkweto nayo narayibonye nkeneye n'ibindi bintu nyine bakamfasha ibintu bikagenda biza gusa uko biri mfite kwizera yego ariko Bondo afite impano udamufashe ntago wahomba ntago bibaho rwose yes reka tuganire n'umukinnyi wa filime umukinnyi wa filime twabonye wakitinga mu buryo bwo kuririmba ariko nanone uza kutubwira yuko uri umwakiteri ariko ukaba ubasha no kwisanga mu buhanzi sibyo ese ibyo bintu uko ari bibiri uzabifatanya uti ubifitemo iyihe ntego so ngiye kubifatanya biriya bintu bibiri birungikanya birafatanya abone bajya bavuga ngo sinema nimwe iri kuri kote y'umuziki ikaba kuri kote ya theatre ikaba no kuri kote ya filime byose bikitwa sinema niyo mpamvu kubifatanya ngewe ntabwo bizangora kuko burya iyo uri kwagitinga muri filime ni nako wagitinga mu muziki usibye ko tugenda uko arizo ziba zigiye zitandukanye ngero ni mfite gahunda yo kubifatanya n'ubundi byose nkabikorana umuziki
cyane cyane njye ndawukunda pe, ndawukunda gusa icyo ntaramenya ni ukumenya ko nawe ushobora kuwushobora. Rero ni ukubibwirwa n'abafana bakambwira ati iki kintu ugikoze ukigiyemo cyakunda cyashoboka. Sinema yo rwose nagerageje kuyikora cyane, abafana n'ababonye, ahubwo kuko burya gukora filime ntabwo bigoye cyane nko gukora umuziki. Gukora umuziki biragoye, kumenya amakuru, kumenya na ama studio ashobora gufasha umuntu kuzamuka, no kumenya abakire bashobora kuba badushoramo kugira ngo impano zacu tubashe kuzidevelopa. Aya bakire nta handi wabakururaza kubakora kuri iyi televiziyo. We ntabwo ari muri iyi televiziyo hano ndani, ariko n'abadukurikiranye hirya no hino ndabizi neza yuko ibyo tubabwira nabo babo barimo barabyumva. Kandi rega buriya iyo ufashe umuntu ukamumanaginga ugombye no kumubyazamo iki umusaruro. Ndabeshya? Oya ntago beshya, ugomba kumubyazamo umusaruro. Ikintu ubwira bano basore wowe nta kintu. Mfite ikibazo uyu reka tubanze tumuveho. Okay, ni ukuvuga ngo rero ufite management? Nta management mfite, ubwo niyo nifuza. Umaze gusohora indirimbo zingahe? Mbongiye mu bushobozi bwanjye nasohoye indirimbo imwe, ariko mfite izindi ndirimbo zigera mu 10 zanditse zikeneye kujya hanze. Mu bushobozi bwanjye nta na buke mfite, ubushobozi mfite n'ubwo amaguru no kwitanga no kwandika nkagira no kuririmba. Nebyo kuvuga ngo mfite ngo barambwa ati ishyura 10 basi tugukore, nta kazi ngira. Ni ukuvuga ngo icyubura ni financial? Nicyo mbura rwose. Yes. Kuri iyi televiziyo yanyu nabonye hari n'ukundi ibihimbyemo, ahubwo wowe hari kandi kantu nagira ngo nkubaze wowe ufite amakuru. Ira studio numvishe nta kuntu nyine twaba inshuti ubu turi kumwe none ahangaha. Iya studio rero ni Promesse Studio Empire. Ira studio nayo mbisha abantu benshi bakunze basigaye bayivuga. Abanyempano benshi. Basigaye bayivuga rwose, nimba hari ukuntu ushobora ko wanyinjiriramo. Iherereye hano mu karere ka Cyucyu mu murenge wa Gatenga. Ugeze ku isonga, aho bakunda kwita ku isonga. Ku isonga ndahazi. Gatoya kuri nimero ziri kuri screen tuzihamagara teyari bagahita bakugeraho. Yes. Ubwo nanjye rero ubambwirire n'abakene ko bamfasha bakandira inkwara basinjyana, kuko bona nimba ndi kuririmba hip hop turabizi Riderman asigakora gace, aba J-Pop nta bagihari, abaraperi kwanza akantu kamwe gatumye ndirimba hip hop, nta baraperi bakivuka. Uba Chrisisi ntabwo barimo barakora nibatwikana aba Bruce Melody. Hari ukivuririmba hip hop se? Reka da bose barabashutse bari kuri ibintu by'ibiwaba waba, kandi hari ukuntu hip hop yari ifite ukuntu itanga message. Urumva hari ukuntu yari ifite akantu kisubiraje. Oya bakunze kuvuga ngo abantu muririmba ngo hip hop ngo muba mwanyweye ngibimoje n'ibitabi. Ibyo bintu nibyo. None se wa mubyeyi we ko bampamagara ibwo nkibyuka, ubwo ndirimbye hip hop hari umwotsi ubonye utumuka. Hari umwotsi ubwo ushatse kuvuga kuko bababeshyera. Nuvuga ngo kuririmba hip hop biva mu mutwe bituruka mu bwenge. Ntabwo nyine abantu benshi bavuga ko banywa ibintu by'ibitabi, ariko byari bya kera. Nimba wenda baramenye abaraperi bo hanze bo muri Amerika banywa itabi kuko wararinemewe, ntabwo bivuze ko nabo mu Rwanda barimwe bira bintu no kubeshya, kuko umuntu akoresha ubwonko, mindset yiwe ni ikora byose kugira ngo bashe kubishyira hanze. Yes, Clarisse yatubwiye ngo hari ibibazo byinshi ashaka kubaza Bondo. Reka nawe abanze atubarize Bondo. Reka nanjye nkwibasire. Nari ngiye kukubaza muri ibi bintu ukora by'ubukomedi, ese uramutse ugize umuntu ubona ugufasha, wowe ku giti cyawe urumva wakora iki? Niki kintu washyiramo imbaraga cyane? Ese ubundi ibi bintu ukora ubikora mu buryo bwo kuvuga bwo kwishimisha, cyangwa se hari message ushaka gutanga ku bantu? Uburyo mbikoramo uburyo gutanga message binyujije mu rwenya, mu gusetsa muri make. Ikindi nkumva tagize igihinduka cyangwa se mbifitemo n'intego ko byagira hano binkura bikajya naho bingeza, atari kuvuga ngo ndabikoze birangiriye aho gusa. Ni byiza. Nawe ngufite ikibazo nari ngiye kukubaza. Watangiye kwandika indirimbo ryari, cyangwa se ni ryari watangiye kwiyumvamo hip hop ku buryo umunsi wa mbere uvuga ati ngiye gufata ikaramu n'ikayi nandike ntangire nanjye ndirimbe hip hop? Byatangiye ryari? Ngiye ntangira kwandika ndabyibuka ya 2015 ku itariki ari ku itariki 7. Ubwo ngiye natangiye kuririmba, ubundi ndimo ndategura indirimbo yo kwibuka mu gihe cy'icyunamo, bitangore indirimbo yo kwibuka, njya kuririmba ku kagari, nza no kujya mu banjye no ku murenge njya kwaririmba. Indirimbo yo kwibuka abantu barayikunda, nyirubambira kari nziza, ariko numva
ngiye muri message nkeneye gutanga ntabwo nahitanya mu ndemo zo kwibuka. uvuga ngo wakoze hip hop ijyanye no kwibuka. Ya ubwo nakoze hip hop oya ntabwo nakoze hip hop ijyanye no kwibuka nakuri naririmba indirimbo isanzwe ariko ngiye numva ko impano yanjye ngomba kujya ndirimba hip hop cyangwa se nkanavangamo afrobeat ya ariko ubwo 2015 nibwo natanye inganzo yanjye kugeza ubwo noho nge nanabyumvishemo ntangiye kumva ko ndi mu ruganda rw'abahanzi ntararugeramo kuko ndabyibuka ko ikiganiro cya mbere nagikoze 2015 ngikwa kuri radio bita RC Rusizi hari ibyo bakoraga bita Friday show byahuzaga abahanzi baturutse Kigali baturutse mu turere mu bice by'igihugu bitandukanye nanjye ngenda muri abo ngabo cyakora ikintu cyantunguye ni kimwe urabona gutya navuze ngo nitwa Cyucyu urumva ubundi aho kantu nagakuye ndabizi hakoraga mu nyamakuru bita Ndagushimiye Eric na Katari umunyamakuru akora kuri radio ngeze barambwira ngo ninjire nk'umuhanzi ubwo numva ko kwinjira nk'umuhanzi ari ukwambara pocket urumva kagenda nirya bya bindi by'abahanzi niko gatwiye nandike ko gatwiye ninje gutyo numva nsubije nabwo ati injira nk'umuhanzi se kwinjira nk'umuhanzi yambwiye ndakora iki nongera nsubira inyuma mpita mfata ingofero nyirebesha hano ubwo nzi ko ndi kwinjira nk'umuhanzi nabwo ngize ati reka ntago aribyo twakubwiye ya none niko sinzi ukuntu igitekerezo cyaje mu mutwe kwinjira nk'umuhanzi ubu ni ibyihe ubwo ngiye kubyishakamo nta muntu ungira inama rero nteke ndavuga ati none rero byibura ntangira n'agace k'indirimbo ubwo habagaho studio bitaga najyaga numva hazamo akantu ka cucucu nyemanzi system ubwo njyewe ntabwo nenze kara kantu umuntu akoresha nze ko nyiri umuhanzi wese ariko agomba kutangira indirimbo ubwo nayo nkimara kugeramo rero mu kwinjira ubwo naje kumenya ko ari introduction ubwo mbisobanukiye vuba hangaha nyine ubwo nayo ndatangira ngo cucucu nyemanzi system ugomba kubisaka braka karirimbo kamwe umunyamakuru turi karaseka yikubita hasi no arangije ambaza none se ni wowe bita cucucu nyemanzi system ntati no sisika banza bajya binjira ndimo niko njya mbyumva kuva icyo gihe rero n'izina bita Cyucyu niho ryaturutse ubwo abantu batangiye kujya birirwa banyita cucu biba bivuye aho ngaho mba ninjiye mu nganzo gutyo ni byiza se ni ihe ndirimbo ya hip hop ukunda ku buryo uvuga ati indirimbo niyo naba ni hari ukuntu abantu baba bari koga akaririmbo kagahita kamuzamo akunda akayiririmba we ni ihe ndirimbo ya hip hop ukunda mbo nkunda ari indirimbo hari hip hop yanoze ya Amaji the Black hari igice cya hip hop yaririmbye mu ndirimbo bita bagupfusha ubusa icyo gice ndagikunda turirimbira twumva turirimbire okay purura byari nkubuki bwivanze n'amata gusa kuri ubumwe n'urugira utagira ipata wenda twabuze urukundo rutagira umupaka nari gukora ibiraka tukarushinga tukumara rubana impaka kubyishimo nk'iby'umushu mufite inkaze zihaka tukagira swaga wandirimbira nkagufowingira byanarimba nkagufuragira tukibaruka zizagahemba byabanga umwe nkanagusubizaho nta mahwa byari byo nyamara umwe muri twarahomba byari imagination wow uratwitse reka nsubize ijambo MCV okay yes man nakira hagati aho rero ntaragenda abakunzi banjye mu gihe ntarabona management ndimo ndategura gusohora indirimbo yo kwibuka mu gihe cyo mu kwa kane ariko ndimo ndayitegura ubundi ndimo ndagerageza kujyana mu studio kujya nyikora gake kugira ngo natekereje ko iyo ndirimbo ishobora kuzamfasha wenda kwigaragaza mu gihe ntarabona management ishobora kuba yamfasha muri hip hop ndetse kankora karirimbo kamwe kajyanye n'ibyo kwibuka ubundi bariko ngerageza kuba nakigaragarizaho cyane ya indi waririmbye bakunze ntabwo ariyo iyo ni yindi yo ndi gukora vuba hangaha nshaka gushyira hanze yes reka tubashimire inshuti mwari mukurikiranye Promesse TV nkuko mwabibonye hano muri studio ndi kumwe no mwacteur wa mbere muri iki gihugu kabisa ufite imbaraga nyinshi akaba no muhanzi ni Cyucyu nkaba ndi kumwe rero n'umusore ahangaha ni umukomedian cyane ngafite gahunda yo gukura ngo ba kibonke mu nzira kumwe na Rusine mu nzira ngo nabamitutu rero uyu mukomediye muze kumushaka kuko afite impano nyinshi yes rero nawe mwamubonye ku buryo yararimo arabikora neza icyo nabasaba ni ukuri aba basore mu babe hafi mu basupporting kugira ngo impano zabo zibashe gukwirakwira hirya no hino ku isi yose so reka rero tubashimire ni ukuri mwakoze byari by'agaciro kubakira ahangaha muri studio ya Promesse byari by'agaciro kubana namwe mu kiganiro mutanze ni cyiza cyane ni ukuri Imana ibahe umugisha Mana ntubyumva nize kutazaturaburiza oya Imana bura n'intega yanjye
mari ni gani. Yes, turabashimiye cyane. Yes, mbibutsa gukora subscribe, like, comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe. Mwari muri kumwe na MC DJ Villa hamwe na Clarisse Iranzi hamwe na Eric Stone G hamwe na Rubondo ucuruza ibiraha. Rubondo ucuruza ibiraha. Ciao ciao.